najyaga mvuga ngo sinasinzira ntanyweye agacupa, ariko nyuma yo kuronka Kristo ndaryama sinibuke ko ndi no mu buzima bwanjye nyine. Ndaryama nkumva nguwe neza, nta handi hari amahoro uretse muri Kristo honyine. Ntago wajya kuyungurura agakiza ka mwene so utabanje kureba ku kawe. Banza urebe izamu ryawe ngo mbese aka gakiza mfite karangeza hehe, mbese kazabasha kunyinjiza mu bwami bw'ijuru, kubera ko aka gakiza dufite niko kazatuma tubona ubugingo. Hanyuma rero benshi basa nk'abagacerensheje bagahindukiza bakameresha nk'abakina umupira. Dutangiye dushima Imana kubw'uyu munsi ndetse no kubwa byinshi byiza Imana ibidukorera, ndetse duhereza ikaze abanyarwanda, abantu bari hanze y'u Rwanda mu nce enye zitandukanye z'isi. Tubahereje ikaze kuri YouTube channel Umugore w'Inkuba TV, tubabwira ko tubakunda, dukunda uburyo badushyigikira, uburyo babana natwe umunsi ku munsi. Ni ukuri ni iby'agaciro, Uwiteka ajya abaha umugisha iminsi yose. Rero abantu bari kudukurikira bari kubibona ko kuri screen zabo dufite Mama Pasi. Twifuje ko uyu munsi twaganira, ariko reka ntangire wenda nivuga nitwa Kwitonda. Bamwe wenda n'ubwa mbere banyumvise n'abandi banyumvise ahandi, ariko ndagira ngo uyu munsi tuze kubana tuganire, kandi tuganire ibintu byubaka, dufashanye, dukomezanye muri uru rugendo, cyane ko nta mukuru ndetse nta n'umusaza nta n'umwana muri uru rugendo. Twese buri wese yagira icyo ahuguraho undi. Mama Pasi, umeze neza? Ndashima Yesu. Mana ishimwe. Amen. Twishimiye kukwakira, nubwo reka mbyite kukwakira, nubwo ahangaha ari mu rugo, ariko reka tubyite kukwakira ku Mugore w'Inkuba TV, ngo uganirize abantu bagukunda. Nizere ko witeguye kutuganiriza. Yego, nta kibazo. Yego, rero kujya ntarajya kure cyane, ndikuba mfite byinshi byo gutangira mvuga, byinshi byo kukubaza, ariko twemerere utangire. Iki kiganiro kiragize Imana, kugira ngo ibindi byose dukomeze nyuma yabwo. Mana yacu, Mana igira neza, Mana ikomeye, Mana itabura kubigenza mu byago no mu makuba, Mana itwitaho, uri giti cy'inganzamarumbo, risamba itarumba, ubwugamo bwacu Mana. Twakubonye bikomeye, twari turushe rwose uraturuhura, twabaga Irodebayi tuba mu kabari. Mu izina rya Yesu dukurayo Mana. Bavuga ngo uri Imana, bavuga ngo nimuze nimunsange, bavuga ngo mwemere musiga ibyarinda mu bihinduye igihombo kubwo kuronka Kristo ukomeye. Ni ukuri nushimwe ko watugiriye neza, ukadukura iyo ngiyo tuba twarapfuye rwose, hacu haba haribagiranye, ariko kukuri Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'urukundo, Imana y'amaboko magari, Imana itandukanye n'abantu. Uwiteka turagushimiye. Muri iki kiganiro ubane natwe, badutega amatwi ubane nabo, mu izina rya Yesu. Kigiraho kibakura naho kibatereka, kandi kibabera ibyiringiro by'ejo hazaza, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane, Uwiteka aguhe umugisha. Rero uyu munsi ngira ngo tuganire, wenda tudatinze, urihanganira akazuba ntabwo byoroshye, ariko nta kundi. Ndagira ngo tuganire iyi minsi, abaciye iminsi tudahura ngo tuganire, duhura dukora umurimo mu buryo butandukanye. Reka uyu munsi tuganire muri make, wenda nk'ikibazo nahita nkubaza, nk'iyo muri iyi minsi witegereje agakiza ukuntu kameze, ubana n'abantu bakijijwe, urababona hirya no hino, wumva inkuru zitandukanye, yaba ku maradiyo no ku mateleviziyo. Muri iyi minsi agakiza gahari muri iyi minsi wagashushanya gute, ushingiye uko ubibona? Njyewe rero muri iyi minsi ya none, yego, ushingiye uko mbibona nuko nabivugaho, twabiganiraho. Namaze kwitegereza mbona agakiza ari ak'umuntu ku giti cye. Yego. Hanyuma turebeye ku gakiza, tukarebera ku batubanjirije,
tukarebera ku batubatije, tukarebera ku bimitswe tureba, tugakurira mu biganza byabo. Uyu munsi ntago twaba tukigahagazemo. Niyo mpamvu namaze kwitegereza nsanga agakiza ari ak'umuntu ku giti cye, ntago umuntu azabazwa undi. Umuntu azabazwa agakiza ke uko yagatwaye. Mbese ko wakamenye uyu mwana uracyamuhetse cyangwa ingobyi yaraheze? Uhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Niyo mpamvu kuri aka gakiza uyu munsi ndaba ndi umuhanuzi, yego ndiheraho, ndaba ndi umuhanuzi, ariko ugasanga icyaha cyarambase kukirekura byaranze. Hanyuma n'umuntu ukimbonyemo kandi azi ko ndi umuhanuzi uvuga Imana, aravuga ati se bano barokore ni nyabaki. Ariko ndagira ngo nkubwire mwene da, twarahamagawe n'ibyo, harabahamagawe, hari n'abatoranyijwe. Imana ishimwe. Hanyuma turebeye kuko abantu bahamagawe nuko batoranyijwe. Ntago wajya kuyungurura agakiza ka mwene so utabanje kureba ku kawe. Banza urebe izamu ryawe ngo mbese aka gakiza mfite karangeza hehe, mbese kazabasha kunyinjiza mu bwami bw'ijuru, kubera ko aka gakiza dufite niko kazatuma tubona ubugingo. Hanyuma rero benshi basa nk'abagacerensheje, bagahindukiza bakameresha nk'abakina umupira. Nibyo niko bimeze, ariko ndagira ngo ucunge izamu ryawe, kuko niturebera ku bantu batubanjirije ntago uyu munsi waba ugihagaze. Bwo icyo ushaka kuvuga sindebe ngo kuko Mama Pasi muzi ari umuhanuzi, ari umukozi w'Imana, ngo nicare ntekeze mvuga nubwo Mama Pasi buriya biriya bintu abikoze nanjye kambikore nta kibazo. Yego. Hari ukuntu umuntu ambona mu mabi. Yego. Nawe yari umukizwa, wenda ari gukizwa vuba. Wihangane nkutanzeho urugero. Yego. Akambona mu mabi yari gukizwa vuba. Yego. Hanyuma akavuga ati ariko se uriya ko ari we nafatiragaho urugero, uyu munsi akaba abasha kuvuga Imana, nimugoroba akicara mu kabara akanywa inzoga, cyangwa akajya yinywa yihishe. Nibyo hari ukuntu bihisha, ariko Imana ikazabashyira no ku mugaragaro. Mbese kari agakiza, reka nanjye njye kwinywera ni hahandi n'abatubanjirije ntibarimo. Ndagira ngo nkubwire ngo wikita ku byo mwene so ari gukora uyu munsi wa none, ahubwo ite ku iherezo ryawe, kuko uyu munsi wa none umuntu yapfuye agenda wenyine. Ntago ajyana na se, ntajyana n'umugabo we bashakanye, ntajyana n'umugore bashakanye, ntajyana n'umwana yabyaye. Umuntu yapfuye agenda ku cye giti, kubera ko azabazwa ibyo yakoze imbere ya ya ntebe. Amen. Wenda ntibibe kukuvangira, ubwo si byaba rimwe bya ya mvugo ya kera bajyaga bavuga ngo wite ku byo mvuga ntiwite ku byo nkora. Okay. Iyo mvugo yagiye ibaho ngo wite ku byo mvuga ntiwite ku byo nkora. Yego. Ariko nagira ngo jewe sinshyigikiye abanyabyaha cyane. Yego. Ntago nabashyigikira. Imana yampamagaye kubwiza abantu kuri, kubabwira iby'ubugingo, kubabwira ko bakwiye kureka ibyaha bagakizwa. Yego. Ariko uyu munsi wa none bitewe n'ukuntu abantu badushumbye cyangwa abantu baduhanuriye tukababona mu mabi, ntago twebwe tuzita ku byabo. Ahubwo nubona mwene so yaguye ntuzamwamamaze ngo uvuge ngo yakoze icyaha, ahubwo wowe uzamusengera Imana, ubwira Imana ngo Mana, yahoze ari umukozi wawe, yahoze akuvuga neza, twese tukumva imitima yacu irururutse. Ntago ari byiza ko njya kumusebya, ahubwo ni byiza kumukura ahantu ukongera ukamugarura, ukamukuzanya neza yawe n'ubugwaneza bwawe, kuko ijambo riravuga ngo uyu muntu afite kugwa, ariko ijisho ry'Imana ntirijya rimurekura. Yego. Uri kuvuga ngo natwe duhagaze twitonde tutagwa. Yego. N'uwo waguye numubona ntuhite umuciraho iteka, kandi ntugambirire kugana mu nzira arimo. Yego. None se njye nibaza, wenda iyi minsi nibwo bisa nkaho byeze cyane, se na mbere hose si byahozeho buriya kuba abo bantu twakabaye dufatiraho icyitegererezo, basanzwe n'ubundi ibyo bintu barabikoraga n'ubundi, cyangwa se bijubu, cyangwa na mbere hose byahozeho? Oya, hari ukuntu uyu mwuka wa Satani wavuye ikuzimu, wanjama uza mu bakozi b'Imana cyane. Hanyuma umaze kuza utuma abantu bose birara. Yego. Hari n'ukuntu Imana igisezeranya yatinda kuza, ukavuga ati se wundi Imana njyewe mvuga nkaba ntayibona, ni Imana nyabaki. Yego. Hanyuma nkahindukira nkasubira, nukuvuga ngo nge nditangaho urugero cyane. Yego. Njyewe nahoze nywa agacupa,
nkagasinda rwose nkagafunika nkataha nakujuje n'umurokore yavuga ngo agiye gusenga nkamuseka cyane nkavuga nisi uriya bari mu biki ni za sitarakare z'abarokore ariko mwene da Imana imaze kumpamagara no kumfata nasanze mu isi nta cyiza kihaba ahubwo kwa data mu ijuru niho hari ibyiza gusa hari amahoro yuzuye ni ukuri reka nkubwire najyaga mvuga ngo sinasinzira ntanyweye agacupa ariko nyuma yo kuronka Kristo ndaryama sinibuke ko ndi no mu buzima bwanjye nyine ndaryama nkumva nguwe neza nta handi hari amahoro uretse muri Kristo honyine rero inzoga urayinywa ariko bwacya mu gitondo ukifuza ibyo wari urimo ukavuga ati bimariye iki nta mahoro yabyo rero niyo mpamvu abantu b'iyi minsi babaye nk'abateye agakiza umugongo mwene da nubabona bene abo ngabo twahoze tureba ku dututi dukomeye bahagaze bavuga Imana ntuzamucireho iteka ahubwo uzabwire uzirukankire gusenga bwira Imana ngo Mana mbese uriya ko bigenze kuriya nanjye ntibizambaho kuko twambaye umubiri turi mu isi yambaye inyama n'amaraso turi mu isi Satani yamanutsemo kandi akoresha abantu bose ibyo ashaka niyo mpamvu nshaka kubwira abantu badukurikiranye ntuzite ku cyo mugenzi wawe yakoze cyangwa ngo umwamamaze muvuge nabi uvuge ngo runaka ngo ko yakoze ibise ntiyahoza kuvugira oya senga Imana ubwira Imana jya ku mavi ubwira Imana ngo Mana ikigushije uriya nanjye cyansanga cyane ko ngo tutari twagera kureho umwana atageze Satani atarasa umwambi yego urakoze cyane ntago turageraho Satani atarasa umwambi rwose birashoboka ko yakurasa none akakurasa akakwerekeza mu bagore ubusambanyi bukakwataka birashoboka hari igihe yakwerekeza mu bagabo nawe uri umukozi w'Imana ubusambanyi bukakwataka birashoboka kubera ko Satani igihe cyose ahora higa hari ubutunzi bukomeye ntago ajya arasa ahantu hatari ibintu by'agaciro ahubwo akurikirana ahantu hari ibintu by'agaciro cyane niyo mpamvu igihe cyose ahora higa umunyamasengesho iyo utabaye maso ngo usenge aragufata akakwataka akagugusha muri ibyo byaha Yesu turengere none se ubu wenda nifuje ko twaganira tukajyana akaganiro gatoya wenda tuzafata igihe kirambuye cyo kuganira kuko urabona n'iri zuba n'iki biragoye nyine ndagira ngo duse nk'abagana ku mwanzuro nk'umuntu dukurikiye kano kanya ukeneye ko wenda ajya areba nka mwarimu wamwigishije ku gice akabona nta bihagazemo kumwe byahoze ajya areba umushumba wamushumbaga ugasanga hari ibintu bimuriho nyine yakabaye atarimo ese nk'uwo muntu ukiri mutoya mu gakiza wiyumva ko akiri mutoya wumva ko akeneye kugira ahantu agera ariko aho hantu akaba abantu bakamujyanye imbere abo nabo barasubiye inyuma ni nk'iyihe nama wamuha ese gira nyine usa nk'ugana ku mwanzuro kugira ngo tunasoze ngewe inama naha aba bantu bakizwa vuba bavuka muri aka gakiza vuba akabona umushumba aramushumbye ejo arananiwe ahubwo ambara imbaraga zo gusenga ubwira Imana ngo Mana aho abandi baguye undinde kuhagwa kubera ko abantu baguye hariya hantu ntukabacireho iteka ahubwo ujye ufata inzira uzamuka umusozi usenga Imana ubwira Imana ngo Mana nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe unshoboze gukiranuka unshoboze gukomeza uru rugendo nzarusohoza amahoro undinde gucika intege kubera ko ndebeye ku bantu nanjye nasubira inyuma ahubwo usenga umaranire gukizwa umaranire gukomera kugira ngo ibyo atakoze nawe uzabikora yego inshingano yari kuzahabwa akaba acogoye muri uru rugendo usenga ubwira Imana ngo Mana ahagarukirije nanjye umpe kuhabyukiriza amen nicyo kintu narangiza mbwira abantu babwira ngo wambara imbaraga bwira Imana ngo umpe imbaraga ume kunesha nk'uko wanesheje yego Yesu aduhanisha rero wakoze cyane reka dusoreze ahangaha wenda abantu bandika muri comment batubwire se ubutaha mwifuza ko twazaganira kuki ese ikiganiro ubutaha tuzagikoreho birambuye tuganireho byinshi mu buryo burambuye kuko tubinyuzemo muri makeya kuko umwanya ari mutoya ariko abantu bandika muri comment batubwire se ubutaha tuzaganire gute tuzaganire ku bigendanye n'iki mbone comment nyinshi
zibivugaho. Soza nshimira abantu mwese mudukurikira umunsi ku munsi, nshimira abantu mwakanye subscribe, nshimira abantu mukora share hirya no hino, nshimira abantu mwandika muri comment mukatwereka ko mudukunda. Imana igikomeza ibahe umugisha. Ndagira ngo rero usoze wenda ugire ijambo bwira abantu bakanze subscribe muri rusange unasenga dusoze. Murakoze. Ngewe icyo nababwiraga ngo mbasabiye umugisha ku Uwiteka bampera umugisha rwose, ababikoze n'abatarabikora nabo mbasabiye umugisha kugira ngo nabo babashe kubikora. Kadusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'iki kiganiro, unyemerere kigere kure ndetse n'abari hafi bacyumve mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana kigira ahantu gikura abantu, kigire naho kibashyitsa mu izina rya Yesu. Udushoboze gukiranuka, dushoboze kugukorera, dushoboze kukubaha ndetse no kukumvira. Duhe imbaraga zo kunesha kuko Satani ari mu kazi, kandi Mwami ari mu kazi ayongobeza ubugingo bwa benshi, ariko turasenze kugira ngo ushoboze buri muntu wese kubasha kunesha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nta kintu ndenzaho.